Mariya bigenze ute? Igise kiramfasha. Nose ubwo ko turabigenze ute kuko batugana hano hirya muri aba baturanye tureye ko twakwaka icumbi. Yemwe aba Mariya humura rwose. Yemwe Aravutse. Yemwe mwadutabaye ko ibyo duhuye nabyo. Muri bande muravaye muragenzwa n'iki? Nitwa Yosefu ndi kumwe n'umugore wanjye Mariya. Kuva Galilaya tugana i Yerusalemu. Mwadufasha mukaduha icumbi ku mugore wanjye ahuye n'ikibazo. Mwenjye muri Yerusalemu twarabe none. Nta cumbi nabaho. Mwera jarayije mu kirabo kandi ntagira ikindi kintu mumbaza. Ubwo so uzagira umunwa kugeza ryari? Ihangane ngiye kumushira hasi rwose. Aiga mana we, Yosefu we, ndapfuye we. Chai! Kiraje! Ziriya ntama zacu nta musaruro ziri kuduha kabiri. Aha ni ugushaka umunsi wo kuwa gatatu isoko ryaremye tukazijyana ku isoko kabisa. Bashumba uve mu bintu by'amandazi n'amavoka. Nababwiye inkuru nziza ko umwami Yezu yavukiye i Betelehemu. Mujye kumureba. Umwami Yesu avukiye i Betelehemu. Reka maraka akavoka tujye kumureba. Tuje kureba Yesu. Mumuzaniye iki? Tumuzaniye kire. Kiri imeze gute? Yakaji. Ariko wowe nta kintu wazanye ntabwo ndi bumukwereke. Nanjye Yezu namuzaniye akavoka. Wowe ufite voka zana twumve. Akira mubyeyi. Nindeba nabi. Akina nawe ryaho wumva ukuntu ubona inyana buryoha. None ko mubyiririye. Nimwe Yesu. Nitwe babyeyi be ahubwo zana voka yiya maze murebe Yesu. Inywa rwose inywa. Herode kuri hano kabaye wowe se kuri hano turashize none cyo kureba igihinja cyawe urishaka kugira icyami kandi ari jye mwami w'ino Varya ise kandi ari jye mwami w'ino hayobora ayushoye manyo uri mukuru ni uvuze ko ari wowe mwami nabize yana gapeti musumbye kandi Pilato watukana nabo nzarumena Wabikoze ariko ranyumvira igihe mwahereye muri abantu b'abagabo akiri inkoni mubombora. Ariko si mwabagabo mwe murapfike ariko ubundi urwanya ruyiye reka tukice